Hi guys, inshuti zacu bafana bacu twongeye kubasuhuza. Muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka ya Noheli n'Ubunani tubafitiye promotion ku bashaka kwiga gukora isabune ikomeye bar soap, isabune y'amazi Savo liquide cyangwa se liquid soap, shampoo cyangwa se hair shampoo, amavuta yo kwisiga, jus z'amoko atandukanye se cyangwa juice ndetse n'ibindi. Ku bindi bisobanuro mwadushaka kuri nomero zikurikira 0783 96 79 41 cyangwa kuri 07 98 91 085. Ndasubiramo 07 39 67 941 cyangwa 07 98 91 085. Akandi karusho kandi ubikeneye tubikugezaho ku buryo bworoshye cyane. Murakoze cyane. Sigaye nambara neza, umukobwa w'Imana amaze kuduhindura ubuzima, agashati nsigaye nambara yahindi yacitse, ariko ya mukobwa yagize neza yanyemereye no kunshakira akazi. Ariko inshuti z'ubu buriya Rodrigue dupfiki aramiga neza, inshuti zanjye ibintu byarakomeye. Ubuse namurambaye kano gashati none uriya mukobwa yamaye, uriya mukobwa mana cyazambwira iwabo cy'Imana ikamira ubushobozi nkabona akazi, namushimira pe. Telefone yakumamaga. Ada Ive bite amakuru? Naratinze kukwitaba. Ive warakoze, nasanzemo agashati keza. Ariko Ive buriya sinkugora. Biriya bintu twari ubwa mbere nari mbibonye. Mbaze. Ndi iminsi maze iminsi ndi bize bya danje. Ugiye kudukisa? Nakunze umukobwa musore wanjye. Nabonye umukobwa mwiza. Uri kumva? Ndamukunda, numva ibyanjye byose nabimuharira. Ako wakintuwe naje kugira ikibazo gikomeye. Shamane winseka. Uramuharira ibiki? Mbabarira unyumve winseka. Uri kumva? Ngaho mbwira ndakumva. Naramukunze rero. Suzi ka gatipe kambaraga ibyenda byacitse. Kasi. Eric ntago umwibuka? Uravuga Eric? Ndamuzi, ndamubona. Ako gatipe rero niko kari kumunjyana man. Eric. Yabo we. Kuryana umwana? Eric uriye. Ubwo se ubwo ibyo bintu wabinyumvisha? Cyabyorere wowe ntago bizi. Oya ndabizi, se wigeze ubimbwiraho? Nyine nagira ngo mbikumvishe. Uwo nguwo Eric ubu ngubu ntiwamubona. Uzi ishati yambara, uzi ipantaro asigaye yahagaze, uzi igitelefone ariho. Iyo mitwe uri kuneka ibyo bintu uri kumbwira bitumvikana. Umva ikintu cyaka kumfasha. Eric uzi. Urahamamagaye mbona ni wowe nari nkuyobewe. Wamaye na telefone nari nabaye umusirimu. Wamboneye akazi? Akazi? Ngonze none aha. Ikintu cyaka kumfasha. Ni igiki? Ahubwo ndabona. Salam Eric. Maze bituma. Naribi. Uba gutese? Sha naribi kabisa. Ariko sigaye wacyana we. Cyane kwiyota aragira ngo mbasuze ngi hano imbere. Ugiye hese? Hano imbere. Tera n'agaparufe. Eris. Meze neza kabisa. Wamubonye. Reba uko nasigaye. Ya Bane Eric se cyangwa ni photocopy? Wewe tuza ndashaka nabura. Tumusubize hasi. Tumushakire hasi kubura hejuru. Asebura kumbona meze neza bamusubiza hasi. Buretse no gupfa nabura apfi. Apfe? Ariko mbona umwana ngewe. Hase ko yapfuye akongera akazuka ubundi ubwo ntiyakongera akazuka ubundi. Agomba gupfa. Urabona uburyo yari ameze. Ahubwo ako kazi urakemera? Ngiye buriya ngiye nta numwe. Kare akazi uragafata. Ndashaka kuguha akazi. Nshaka kuguha akazi. Kameze gate nyine ako kazi. Nshaka ko tumushakira hasi kubura hejuru paka avuye mu mwuka. Tumushakire hasi no hejuru? Kanga ukuri kurota.
reka nze ngangupira wa akazi wanzane amazi gakarabara akazi se nanjye nabona akazi akangenda abure umwuka apfe ntago bishoboye nshaka abandi harimo angahe se ubundi ngo numve niba byagiye ubu si 70 si byaguhaza 70 se ubu ngubu 70 ngewe umuntu muburisha umwuka hanyuma ngende basi ushaka ngahe nyine ushaka ngahe byibura nka 400 ubundi se ubu mwatse 400 wayabona ariko amafaranga ko nsigaye nyafite wakintu we nka turuwasa basi ndaguha desi desi ngende ngiye okay ndayemeye ngaho basi ndashaka uwo mwana ngomba kumubona wowe uzampamagara umbwira ko wabishoje uwo mwana urashaka kumubona Eric nari Eric turi mu busanzwe sawa wowe uzambwira gahunda uko zimeze nari binzakujya kara kabisa sawa A few moments later. Naho ubundi umusore twaganiriye byinshi nibagirwa icyari kinzanye ngaho ndabura se twumvira no Rodrigue yarampaye akazi Rodrigue yaraguhaye akazi yego akazi bwoko cy'imana ahubwo bandagira ngo mbanze umbwire twagakorana cyangwa sugubiza hari akazi mfite mwana okay akazi kose twagakorana sawa turagendana ndagira ngo tugakore nta kosa rijemo kuko rijemo byatubera bibi ako kazi bwoko ngaho ndabona numve ndagira ngo twivugane uriya mukoboye ngo ni Eric tumwivugane yego tumukure mu nzira wabonye ukuntu asigaye akeye shanda bibona asigaye ameze neza rwose urabona ahantu anyura wahanyura sha ntago nahanyura ariko inzira asigaye acamo ndayizi pe ubu yizi ibyo nta kindi kintu kiyongeraho aho niho tugomba kumutegera ahubwo isaha ni sangahe akunda kuhanyura sangahe akunda gusa nyine warumamaga mbwira kwamba ne akazi ndumva niyo nkuru nziza numva nyene kuyumva Yvette hanyuma rero njyewe Yvette ubona hashize igihe nyine kinini tuziranye ndatekereza nyine narebye imico yawe nsanga nyine uruwa kwizerwa burya njye nawe twamenyanye mfite ikigo mbere y'umuyobozi muri urwo rwego rero naguhamagaye ngo nkubwire ko nyine mu kigo cyanjye hari umwanya wo kumanaginga abakozi banjye n'indi mirimo yose yakorerwa hanyuma uwo mwanya rero ndebye uburyo witwara ikinyabupfura ugira uburyo ubasha kwita ku bantu muri bicyo ufite nyine muri urwo rwego nakugeneye umwanya w'umanager kandi ejo mu gitondo ugomba kuza ugatangira akazi mu kanya ikigoroba no kunguha ahantu ugiye kujya mu kanya ikigoroba ndaza kuguhereza ofisi nguhereze n'ibindi bikoresho hanyuma ejo mu gitondo uzatangira akazi kugenda ameze gute nyine aho okay diru yo ndayumva urukumva ko kuba ameze neza agomba no kuba afite ibyo ndabyumva man ahubwo mbwira diru uko nyumvishe ibihembo birimo ni ibihe biteye bite oya we cyambere ni diru ubundi ibihembo byo karatubutse ndabizi subizi ko nta kintu oya ndabizi ko ntacyo wamisha nta nicyo wandya ariko mbwira kandi n'udufaranga dukeya natwo nakorera urabizi ni gute rero mbo ahantu akunda kunyurura hazi ndahaza aho ndumva nta kindi gisigaye no kuza witeguye tugahurira ahantu agomba kunyura abantu akunda kunyura hanyuma tugakora akazi none se Yvette ako kazi nijye uzagakora ako kazi nakawe niwe kagenewe wowe ugahabwa ofisi yawe kwicaramo nanjye nkica ugenzura ibikorwa byose bira mu kigo cyanjye numva ngize imbeho mu mubiri ntabwo ndi kwibona ari njye wicaye muri nese wakoraga yabaye relax byose nabyikoreraga kubera ko wakoraga yari yaragiye hari ikindi kigo cyamwangaje aragenda hanyuma rero ni muri urwo rwego igihe cyose tumaranye narakwitegereje nibyo nahireye kare nkubwira ugomba kuza ugakora umwanya n'uwawe utuze nyine ubifiringe wumve ko nawe ubaye iki umuyobozi ubundi bijyanye n'umushahara byo nubwo
ibijyanye n'umushahara narebe. Ikijyanye n'umushahara rwose ntukigire ikibazo. Ibyo ndabyumva ubwo wowe itegura udukoresho uradufite nanjye ndadufite. Urakumva gahunda ni gutya. Gahunda ni nuko nyine tukabisoza fresh undi tukajya yacu. Okay. Hari ubwo ngubwo nyine gira ubigire neza ubundi tuzahuza na Day. Yvette urakoze cyane kandi nzakubera umukozi wifuza ko wabaho. Byo nshaka nyine gukora nkabona umusaruro. Warakoze kumpindurira ubuzima. Uyu munsi ukaba ungize n'umukozi wawe. Nzakomeza mubere mwiza. Yvette urakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Urakoze cyane ariko. Oya nabikomeye nyine. Cyane. Ibyo ni ibintu umuntu birakomeye. Uyu munsi waranyambitse none ugiye no kuma akazi nifuza. Niyo uzigiye. Urakoze cyane. Nta kibazo nabikomeye. Kandi niteguye kugatangira cyane uko nta nakazi nayo mfite ubizi. Mukanya bwo rero nimugoroba turaza guhurira hano n'ubundi muri office mwe n'imashini ndetse n'ibindi bikoresho. Imashini